tuguhaye ikaze kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Ese hope iyo bavuze Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, Harvest, itorero ryawe n'umuryango wawe, wumva iki? Bisobanuye iki? Rero njyewe nabisobanura wenda mu buryo bwanjye, mba mfite uko mbitekereza n'undi afite uko abitekereza, ariko njye numva icyiza reka twegere abantu bamwe mu bashesha kanguhe b'itorero badusobanurire nyirizina icyo Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe bivuze. Icyo uvuze ni ukuri. Mama niyo umeze neza? Turaho turakomeye, turugushima Imana. Okay. Rero uyu munsi hari ikibazo twifuje ko wagira ikintu ukitubwiraho. Sawa. Se mama niyo iyo bavuze Harvest, kuko ni nka siroga dukoresha hano kuri Harvest, Harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye. Iyo bavuze itorero ryanjye n'umuryango wanjye, numva bavuze iki? Cyangwa we kurwawe uhari ubyishyizeho nkawe nyine we mama niyo n'umuryango wawe, uba wumva bashatse kuvuga iki? Cyangwa uba wumva iyo siroga ya Harvest ivuze iki? Icyo numva bavuze Harvest n'umuryango wanjye, mba numva bavuze ko njyewe ubwanjye n'umuryango wanjye tugomba kuba muri Harvest. Yego. Twagera muri Harvest tugasangamo n'abandi nabo tugahinduka umuryango umwe. Yego. Icyo umuryango rero umarirana muri make, umuryango uratabarana. Yego. Iyo habaye ibibazo, umuryango ugaterana ukiga ku bibazo bafite. Yego. Umuryango ni ukuvuga ngo iyo guhare ibibazo mbese aba ari bikeya, urwaye baramusura. Yego. Ufite ubukwe tukamufasha, ugize ibyago nawe tukamusura. Nicyo umuryango umarirana, nicyo Harvest n'umuryango wanjye bivuze. Nuvuga ngo iyo ugeze muri Harvest wowe n'umuryango wawe usangamo n'undi muryango, mukongera mukarema indi miryango, mwese mukabumwe. Ako se ukurikije uko ubibona ahari ntibyaba ariko kuni ngo ni mu mvugo gusa, ubona imvugo ariyo ngiro? Oya rwose imvugo niyo ngiro, ngewe ndabibona, narabibonye. Twageze ikibazo ubwo nari ndi kumwe na mama mwiza, turi kugenda maze tugeze Mahoko duhura n'ikibazo, maze Harvest n'umuryango wanjye twarabahamagaye muri ako kanya, tubona barahageze barahaseseke na pasiteri araza, nuko yaguye muri koma rwose turamufasha. Mbese nahise mbona ko Harvest ari Harvest n'umuryango wanjye. Kandi nanone narababonye umutware wanjye yagize ikibazo, yakoze impanuka, ndababona Igisenyi baradusuye baradutabara, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. N'abandi bantu bakajya batubaza ati ariko musengerayo? Ntabyo ati ni muri Harvest. Bakatubaza none se muri abino? Ndababwira ati hoya ntago turi abino, turi Abanyarutsiro. Ati none ko mufite abantu benshi, ngiye kubabwira turabwira ati twebwe ni itorero ryacu. Nabo barishima rwose. Harvest n'umuryango, imvugo niyo ngiro. Urakoze cyane rero mama niyo, nukuri uradusobanuriye. Ntekereza ko n'umuntu wenda wajyaga abaho ariko atumva neza icyo ibyo bintu bivuze, yumvise icyo Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye bivuze. Urakoze cyane, turagushimiye. Sawa, urakoze. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Twagira ngo utubwire, ese iyo tuvuze Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, wowe ubyumva uti? Murakoze. Iyo bavuze Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, Harvest itorero ryawe n'umuryango wawe, bivuga ko ari ubufatanye muri byose. Ni itorero ry'abantu bafatanya muri byose. Ni itorero ry'abantu bafatanya muri byose. Ese ko twebwe Harvest bivuze ngo ni itorero ry'umuryango, niko bivuze ko ni itorero rifatanya muri byose. Ese ubwo bufatanye cyangwa se ubwo bumwe, nkawe nk'umunyetorero, ese iyo urebye ubwo bufatanye uburebeye mu bantu, ese biragaragara mu bikorwa? Ese ni ibintu biri aho ngaho gusa bitarakirwa mu bikorwa? Ubibona ute uburyo bikora? Ubwo bufatanye buragaragara kuko iyo umuntu yagize ibibazo tuba turi kumwe nawe, yagira ibyiza tukaba turi kumwe nawe. Ingero dufite ni nyinshi, ko aho tugenda dufasha bagenzi bacu, kandi aho bigeze turashima Imana kandi turashaka ko bikomeza bitera imbere. Imana iguhereze umugisha cyane. Murakoze. Ni ukuvuga ngo nk'uko abadukurikira bari kubyumva, Java arimo abisobanura, Harvest ni itorero ryacu kandi ni itorero ryawe nk'umuryango. Bivuze ngo umuntu wese uririmo agomba
kwibona mu muryango. Ese Java ni igiki wabwira abadukurikiye muri aka kanya ku kijyanye n'itorero ryacu rya Harvest? Ni igiki wababwira, ni igiki wabasangiza muri rusange kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wawe, itorero ryawe n'umuryango wanjye? Icya mbere nabasangiza nuko tumaze imyaka 6 Harvest iriho, tukaba tugiye kuzakora igiterane ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7, igiterane cyo gushima Imana ku byinshi yadukoreye idukura aho twari turi katugeza aha ngaha, tukadushima Imana. Icya kabiri nuko hariho imiryango fatizo tugiye zatuma turushaho kwegerana kugira ngo itorero koko ribe iry'umuryango wanjye n'umuryango wawe. Ibyo nibyo numva nabwira abantu muri aka kanya. Ngo bivuze ngo buri wese agomba kwibona mu muryango fatizo kugira ngo ya ntego yacu igerweho nkuko twabyiyemeje. Niko bimeze. Umuryango fatizo uhuza abakristo ba Harvest n'abandi bose bashaka kwinjiramo, binjira mu muryango fatizo, noneho bakabanza kugira mu muryango fatizo, hanyuma bazagera bakaza guterana, bagatera intambwe 3 ziterwa, hanyuma bakabona kwinjira, bakaba bamwe muri twe muri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Murakoze cyane. Amen. Amen. Mama Keza, amakuru rero? Amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Si warabuze na amahoro? Narabuze n'ibibazo by'isi. Okay, rero twishimiye kuganira nawe, ntago ari ibibazo byinshi dufite cyangwa, ariko hari ikibazo kimwe twifuje kukubaza. Ese Mama Ke, iyo bavuze ngo Harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye, wumva iki? Uba wumva bavuze ngo iki, cyangwa wowe iyo ubyiherejeho ugiye wumva bivuze iki? Murakoze. Iyo bavuze Harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye, numva nyine ko itorero rigomba kumbera umuryango. Tubishyize nko mu buzima busanzwe, twumva ko umuryango ugizwe n'abana na papa na mama, ariko n'indi miryango kwa nyoko bukwe, kwa sabukwe. Iyo miryango ibereyeho kugira ngo igikemura ibibazo muri sosiyete. Nagize ikibazo nitabaza ya miryango, nagize ibyiza nitabaza ya miryango kugira ngo n'ubundi idufashe gukemura, kurebera hamwe ese ibyo bibazo, ibyo byiza twabitegura gute igihe habaye ibyiza, igihe hari bibi twabifatanya gute. N'itorero ryanjye rero bisobanuye ko kuko ngiye dusengana ninjye tuziranye, ntabwo umuntu uri hanze ari we wajya kumenya ibibera mu itorero atarigezemo. Numva rero n'itorero ryambera umuryango kuko bya bibazo nagize, bya byiza nagize, itorero rifasha kubikenura cyane ko n'ijambo ry'Imana ribwira abashumba ko bazabazwa abakristo nk'umukumbi. Nese bazajya kumbazwa batarigeze bambona mu itorero. Murakoze. None se Harvest nanone itorero ryanjye n'umuryango wanjye, ese koko ibyo bintu urabibona mu bikorwa cyangwa ni ibintu biri aho tuvuga gutyo tukabivuga gusa bikarangira? Oya, dufite ingero zifatika. Iyo twagize ubukwe, tumaze igihe hano dushingira muri Harvest, tubugira ubwacu kuko umuntu wacu no mu muryango turabufatanya, tukabutegura, tukabutaha, twanabigizemo uruhare. Ikindi niyo twagize ibyago mu itorero, hari uwagize ibyago tumufata mu mugongo, ukabona ko ari umuryango koko, ku buryo udaheranwa n'agahinda ngo nuko wagize ibyago ufite umuryango mu itorero. Mama Ke, urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane. Ko waduteze amatwi ndetse ukadusubiza, kandi tugushimiye kubw'umwanya wawe. Murakoze cyane.